riri kuvara sanzwe nyariza isaha ugize ngo iki wasanga nsinziriye reka ye nakanguka ntaza kunyara ku buriri yes we Mano, byuka umerekeza aho toilette. Nongeye kunyara. Byuka mwana, byuka. Aso ijyane ba. Mani byuka mwana. Aso akujyana. Mani byuka mwana. Sina ari kuri umuvumbu gurugaho. Nga byuka ugundure mu idirishya. Twirije ri busi babihari wagenda. Ese ni abana banyerondo. Ugize ngo ndinde munyerondo izabukanuye. Tugende nyuma. Usi busi yakugira. Gende mwana. Asa naguzi ko musi dufite magashanta. Reka ye. Musa gashanta wewe ko ari we warayikujuje. Arya ntago nagasoye. Ntabwo gasoye nyine kandi wari wagize ubwoba bwo kujya kunyara hanze. Ukanyaramo. Yaranje rero. Mana nzakuraburiza ejo. None ndaza kukuraburiza. Tugende mwana merekeze mwana. Natanu wishimiye ko umugenzi wawe mani anyara ku buriri mani. Reba ahubwo ko utanyaye wowe wasanga wanaciye kuganya. Ntabwo nanyaye ni bya bikunda byawe ndi kumva. Kameneka mani ninyara muri ka gashantari mani. Ara mu idirishya. Satani. Idirishya no mufungura idirishya ijoro. Cyangwa unyare no mu rukweto. Mwana ya oya mu rukweto se ntari bindanyara mu rwawe. Uzarufureza. Yoko nzayibakora mani nzayibakora mwe muzasanga nanjye nze hanze urabiki sharo man ntugire ngo nguherekeze hanze man ibintu umaze kubigira akamenyero igihe cyose wabigize akamenyero uzinzi impamvu ndi umuntu nawe umaze kugira imyaka ingahe kare none se nzakora iki mani uzakora iki so azagiye ukagusigiza kandi nawe ujunya kuburi ko narabiretse mani gusi wewe umaze imyaka ingahe wabu iminsi 2 yonyine uretse kunya kuburi mani ni ibintu birenze mani wewe imyaka 10 n'ingahe umaze kugira yose unyara kuburi wamaze kugira nka shifu ugize ngo wishimiye kumbwira safi mani karaga peti mani ngamerekeze hanze mani utabimubwiye ngamva mani gareba nawe mani ariyo su aryamye nese naguzi aryama wesa imbere kabisa gusa mani bataza kudutera usoke hanze nari mani nari uyu munsi kanemere nongere mpanyara ugize ngo ninde se ugushinga ubundi se uri gutereye matera nari bisha ari jye uzambwira ngo turi yeshi nyare nari kuburi nari uzambwira ngo nyitere pass mani gira hirya utanyara mani kare hano karara hano umunsi Yesu nakomanya we ndika kiryamye ndashaka kugira ngo ndebe urukundo rwawe aho ruganishije urukundo rwanjye nta habi ruganisha uvuga ko umuntu ndagukunda safi matani yasoye yashanta uze kuza kureba
ese we ntago arabyuka ugize ngo iki to aracyaryamye ese ntabwo uzi ibyamubayeho reka ye yagenze gute se ibyo ni ibiki biri kunuka ngiye ukuntu ndi kubyumva umuntu ko ntabwo ari uw'inkari gusa ugize ngo ni ukuri ibi ntabwo ari umuntu uko y'inkari gusa harimo n'ibindi bintu ntabwo uri kumva ko ari amayasha ariko shaka uruhengeri samana ta mani mwe yo mwanyaye ku buriri mani njye njya mbaderanje mani wumve wari unakanuye watwumva nese we yo wanyaye ku buriri wowe ujya usinzira paka mu gitondo saa 9 wahanyaye se ibi bintu birakashe mana yanjye ibi bintu birakabije rwose ni kaga parufe karashize kabisa wabazaga ubwoko bw'umuntu kureba umuntu yaneye se yesu we umunyi pro max siko nari nzi kunyara mani none mani turabeshyira ndi ugize ngo mu by'ukuri koko papa araza avuga ati ngo ni safi ngo ni ntabwo turi ubivuge turagutanga turabeshyira nde kandi wabikoze tumureba umutanga nyine none se uwo mwana ntabwo twabyikorera ibyo bintu byawe mani ntimumbeshye ngiye sinananyara no ku buriri ugize ngo warebye neza mani nta parufe yarashize mani ya parufe mani we wibibaza sundi winereye koko mani akomero gashya yamabyazo ugize ngo yinereye ibya nyabyo ntabwo ari imikino papa araje rahira n'izina ry'Imana rahira n'izina sindi ry'Imana kukuzi ubwo se kuri kuyigaraguramo arakisha mani none usibye ko mani usibye ko ntabwo uri bubone isabune ifura ibintu bimeze uko mureke mbabwire agatekerezo mani usibye ko umuntu akabya mani anga ntabwo ari amabi ugize ngo hari zisa icyatsi kibisi Natani kara mfasha yego eda managura zino weto kirafo twakwanye wowe ngo kuko kiryanye oye byo kurwara hano se narwaye nk'inzoka wenda ye Yesu ta yego karame koko iki amasaha yarembye agenda ibintu ndabyitaho ni ibiki wewe ngomba kubyita uyu muco wo kunyara kuri narawo ugize ngo narawuciye muri uru rugo ndewe hanyaye rero ariko noneho ngo ni safi wahanyaye zisi nkari gusa muracanyara ku buriri genza gute ntabwo ari njye nari maze n'iminsi 2 narabiretse sinzi ngo wirwaye indwara rwaye kabisa ntukurikirane ntabwo ujya mu kazi se gene nibagiwe no kwisi wisi mwese mujyana imbere mba ni oyi rega n'ubundi kwezi twarabiretse oya twarabiretse wasanga ari inkweto ya shoroma iri kuntu yaba ari yamwe njyewe se wasura buri ko iyo ni inkweto umva we cyangwa papa papa kuzanira yamwe papa cyangwa ni inkweto yawe wowe ndakwisha reka masasu kanyifura umuntu urashira we urashira we nyamuneka uyu muco wo kunyara ku buriri narawuciye nono uretse mbaye gusobanurira oya nge nanasiba n'akazi reka ye yacu no muco nze twarya gute usibye akazi dore rega ikibazo cyara hano kiravuga we kintu uri kwibaza nayo byukisha yego 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 nabyumva cyakaje umunuko ugize ngo This is what you want to use your life for. I'm gonna do many. Dilogu, 16 years. ugize ngo cyara hasi we kwicara ku ntebe naguze we sibundi bakutambwira cyagiye baneye ku gisate kuri inshuro ndabimenya n'uyu wahaneye uyu muco ndawuca ceceka tujya kuvugisha ukuri nata uruga kunyara ku buriri ryane nako ni mugoroba reka ye niko sha turashize murumuna wanyu nabatandukanyije no kugira ngo mutazamwanduza kunyara ku buriri ugize ngo dore niko sha warenze ibiki sha hanyuma ngo ntituba twariye bimwe Yesu we ifoto ndayerekanye nyogokuru wanyu ugize ngo gusa kuko bafotora bose ndagukubita twe hari ubwo turimo paka reba hano dore natani yanze gusohora Chantal magina na barozi n'ibindi mugiye kujya mujya kurara mu kigo uri no kuneka papa wangu reba gusa ko yindi yacitse bagisa nawe cyo kwinyamo sha ariwe tuzongera kuba
ibyo byose nawe biteye ntumye batangurira box unyamuri nawe ugenda ubanza umesere gusange Ibyawe kubera kukumya ku buriri dore ndakubise. numara kumeza amashuka ibyo birabareba numara kumeza amashuka ndayikumesera nayo meza ugize ngo iki Mana yaje tambira ko manyaye Sikona inangiye kuhanyara ugize ngo iki ntabwo ari nyinshi n'agakombe kamwe kuko hatose cyane ra ko ntabwo ndasoza Salomo nasoko Simani w'inyozi. umva umunyamahirwe namfatira ni muherekeza Kibiri hano. nimara kuryama nta muntu ndi buherekeze Teka ye. ukamfatira Mana Yesu Kristo. Natana ari guherekeza ariko ngenda ndabona nanga bisoje. hase yo bibika nkaguherekeza Sinari mbizi. hase yo wifata Ndi gukina umupira njya kuri toilette. ugize ngo iki umva kandi sanzuzi zawe ubyuka nkwerekereza Siwe ntago wanyaye imana. oya ngiye kunkangura byuka nkwerekeza semana yacu kunkangura Uzi kutajya ubyuka, uri kubyutsa soko mu biki. impamvu mubyukire ubundi yarahaneye ntabwo ushaka kubyongera byuka nkwerekeza Ibaza atanyaje ngo yature guki. noneho mpindutse ikirwa ndi Jesu! n'ubutaka buri hagati ndi ubutaka buri hagati y'inyanja Cyaba duhindura ikiro. mwe mu mpinduye ikirwa ese mani wanyaye nanyara nyuma y'ibintu maje guhura nabyo mu gitondo se mukanya Ibyo bintu nabyo niwe wabizanye. bagiye ko njye na neya ariko ntabwo nakongera gukora irindi aho byuka niba udashaka gukora irindi kosa byuka nkwerekeza njye ndabizi neza ko nta rindi kosa ndaza gukora Nishakira hano. ariko mwe muragowe ariko abanyazi bamuzirana n'inka ugize ngo iki Ngire kame chaka aho mba byama. ngo ndi umwana w'Imana wowe ariko kabyara ngo ndi umwana w'Imana so ubundi shero wamerekeze n'undi ko wabyumva Najya hanze. muragowe kabisa nta kibwo ariko amanyare nyine Apfa kuba nta- ugize ngo iki nanone ugiye kongera ndaza mu bikari byawe Kana uburana n'umuhanga. Teka ye. ntiryamire ku kirwa cyane ngo nyine mwishimiye ko manyara kambisoze ntarive ntacyo ndahanyaye sha nabeshya Ikibazo. ahaha satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha Teka imbaraga ye. mu biteye cyangwa abakaritasi ugize ngo iki simwe mu biteye mwaka abakaritasi mwe sha ntabwo tukiri randirokedi kabisa dusigaye tuzengurutswe n'inyanja alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh